kuba navukiye mu muryango iwacu dukene, kuvuka wenda kuvukira mu buzima bubi butari bwiza, kuvuka iwacu narabayeho nabi, narahangayitse, ariko mfite intego ndavuga ati nubwo iwacu turi abakene, basi ndeka maranire gukora cyane kugira ngo abazankomokaho basi bazabe mu buzima butandukanye nubwo navukiyemo. Kuvukiye mu muryango ukene nawe ukazakurira muri ubwo buzima wavukiyemo, icyo gihe ni we nyine amakosa aba yawe. Niba kuba wavuze ati aho navuye ntabwo nshaka kuzahasubira, abo nzabyara reka maranire nkore cyane kugira ngo bazabeho mu buzima butandukanye nubwo navukiyemo. Ukuntu njyewe ndajya ku muhanda wenda wenda na mugenzi wanjye afite telefone nini, nindanyuza njye ko nabyo byana byo mu bakire biri kwirukanka birya inkoko umuceri, kandi njye nagize gute naburaye. Igihe biba ku bantu nyine bakunda kwishongora abirazi, ugasanga wenda ngiye wenda kurira nakamubwira ati wenda iwanyu muri abakire, ese ntabwo twaba inshuti, ugasanga arambwira ati reka reka ntabwo njya mba n'abakire, ntabwo njya mba inshuti n'abakire. Hello, turabasuje mwese abakunzi b'uyu muyoboro wacu wa Muhoza Rwanda. Kuri uyu munsi rero tukaba twagarukanye na wa mutumirwa wacu muramumenyereye nk'ibisanzwe. Ndabakunda tugwaye ikaze. Sha murakoze kumpa ikaze, amazina yanjye ni Muhoza nk'uko bisanzwe, nk'uko nabibwiye rero nyine igihe cyose muhora mumbana kuri kamera n'abashyashya mundebe neza, munkorere sub, share na comment. Rwose abantu mutari kunyereka urukundo rwose ndabagaye. Gusa reka nkore ikiganiro cyacu, Imana igiye imigisha idufashe kizarebwe kigere no muri Amerika, nyine kizaduhindurira ubuzima, kandi nizere ko nawe uzakira basi hari isomo uzakuramo ry'ubuzima. Okay, Mo, uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kiganiro cyerekeranye n'urubyiruko. Yego. Ubona ari iki gituma urubyiruko rwishi muri iyi minsi cyane cyane hano mu Rwanda rwigaragaza nk'ururambiwe ubuzima, nyine ubona nyine bararambiwe ubuzima batagishaka kubaho, nta ejo hazaza bafite. Nyine ibyo byose bibaho bitewe n'ubuzima umuntu ari kubamo. Buriya kuvukira mu makimbirane, kuvuka iwanyu mukennye, kuvuka mani, nyine nta kintu kiza wigeze ubona mu buzima. Nimba uvutse iwanyu murya rimwe ku munsi, ukavuka iwanyu mu burara, ukavuka none ukabura, ibaze kuvukira mu muryango ukennye ukazarinda ukura ukabura n'amahirwe yo kwiga. Nyine numva ko wenda ari byo bituma kenshi urubyiruko bamwe na bamwe biheba kwifuza kuba mu buzima bwa mugenzi wiwe, kandi nta bushobozi abufitiye kuba yabubamo. Okay, nibyo rwose, hari abantu babona ubuzima abandi babayemo bagenzi babo, abo bigana, abo biganye, bakifuza wenda kuba babubamo, ibyo bityo bigatuma barambirwa ubuzima babona yuko bo ntacyo bashoboye. Wenda nyine ugasanga n'abana bavuye iwabo baramenenganye, bagiye kuba mu mihanda, bagiye kuba marine, bagiye kuba abajura, bagiye kuba nyine imbobo, kubera ko ntago nyine ubuzima arimo ntago bumunyuze, ntago bwishimiye. Okay, Moho, hari urubyiruko rwishi ruvuga ko iyo wavukiye mu buzima bugoye biba bimeze nkaho warange, cyangwa biba bimeze nkaho nyine nta buryo ufite imbere bwo kubaho. Wowe ubifata ute? Nyine hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ati n'ubundi napfuye mpagaze bitewe n'ubuzima nakuriyemo n'ubwo mbayemo, wenda wowe ubifata ute? Akenshi ibyo bintu bikunda kugira trauma wenda kuba ku rubyiruko, nyine kuri bamwe na bamwe, kuri ababaye mu buzima bubi. Nimba nyine avuka akabaho nabi, nyine ugasanga nta cyerekezo cyeje afite, akavuka nyine ari muri bwa buzima bubi, akavuka inzara ari yose, agahinda karamwishe, none bigakubitiramo no kugira ababyeyi b'ibigoryi, ababyeyi b'abasinzi, ababyeyi barara mu tubari, ababyeyi ugasanga abyawe nyina wiwe kugira ngo abashe kubatunga, nuko ari bujye kujya gutega mu mihanda, ugasanga ise we kugira ngo abatunge nuko ari bujye kwiba, ugasanga baramufashe bamuvugirije induru. Mu rugo iwabo hahuriye abantu bavuga ati so wawe ni igisambo, ni biki, so wawe ni ibandi, ni umwicanyi. Nyine ugasanga wenda no muri societe aba nyine ntago bari kubafata kimwe, ugasanga umwana agiye wenda ku gipangu cy'abakire, ugasanga bamuteye imigeri, baramukusa mugati
iki cyana nicyo mu bakire taha iwanyu, ugasanga wenda nabo agiye gukenera ko ati ntabwo twakina n'abakene, kumva turi kutunukira nyine, ugasanga ibyo biragiye bigize trauma kuri uwo muntu, ugasanga abayeho afite trauma, ugasanga abayeho mu bwigunge, ugasanga abayeho yihisha abantu kubera iki, kubera agahinda yatewe nyine n'ibikomere yatewe n'abo bantu bo muri sosiyete babanamo. Ese Muho, Karame, ubona ari iki umuntu yakora kugira wenda abe yava muri iyo mindset nyine? Ni nk'igiki uwo muntu umeze gutyo yakora kugira ngo abe yava muri iyo rero mitekerereze? ikintu wakora wenda reka wenda kuba kuvukira iwanyu mukennye, kuvukira mu muryango ukennye nta ruhare uba wabigizemo, ariko kuvukira mu muryango ukennye nawe ukazakurira muri ubwo buzima wavukiyemo, icyo gihe ni we nyine amakosa aba ari ayawe. Niba kuba wavuze ati aho navuye ntabwo nshaka kuzahasubira, abo nzabyara reka mparanire nkore cyane kugira ngo bazabeho mu buzima butandukanye n'ubwo navukiyemo. Buriya buri muntu wese akora afite intego mu buzima. Kuba naravutse mu muryango iwacu, kuba naravukiye mu muryango iwacu dukennye, kuvukira mu buzima bubi butari bwiza, kuvuka iwacu narabayeho nabi, narahangayitse, ariko mfite intego, ndavuga ati nubwo iwacu turi abakene, basi ndeka maranire gukora cyane kugira ngo abazankomokaho basi bazabe mu buzima butandukanye n'ubwo navukiyemo, bazige njye n'amahirwe nagize yo kwiga, bazambare neza, bazabeho bishimye nyine. Izo nizo ntego buri wese aba agomba kugira mu buzima. Niba ari n'uwakize nyine wenda arabavukira mu buzima bwiza, ugasanga nabo nyine bakuze ba mu buzima bwiza, wenda bitewe n'uko bababariza. Buriya nawe kuba yasohokana imodoka akajya ku mazi, ku mucanga, akajya kurya, akagira gute, buriya nawe ababyeyi be baramutse batakiriho, bataranamutoje kuba yabasha nyine, bataranamutoje kwikorera, kugira nyine ikintu yakikorera runaka, icyo gihe nawe ubuzima nyine bishobora kuzarangira nawe abaye umusabirizi. Wa wundi wari umukire abaye umusabirizi, wa wundi wari umukene yakoze cyane afite intego, ntukazasanga nyine ubuzima burahindutse. Kandi baravuga ngo Imana ifasha uwifashije. Niwitoza gukora umurimo, niwitoza gukora ukiri mutonya, ejo hazaza bizaguhindurira ubuzima kandi bizatuma wicarana n'abakomeye. Okay. None se Muho, Karame, ni uruhe ruhari social media zigira mu gutuma abantu barushaho kwiyumva nabi cyangwa bakifuza ubuzima batakabayemo? uruhare social media nyine rubiteramo, hari ukuntu njyewe ndajya ku muhanda wenda wenda na mugenzi wanjye afite telefone nini, nindanyuza njye ko nabyo byana byo mu bakire biri kwirukanka birya inkoko, umuceri, kandi njye nagize gute, naburaye. Uri kumva? Icyo gihe nyine nzapfa nyine nzagirira ryo kurarikira ibyo bintu byabo, kandi nta bushobozi mbifitiyemo. Usange nimba naburaye, amashusho kwa kundi kuryama, amashusho ya bya bindi ubona kuri social media, usange bitangiye nanjye kuntera igikomere. Mbone iwacu bari kurwana, turi kuburara, kandi kuri social media bari kumena ibiryo, ngo bona amakontenti, ngo bari kunywa amaji, ngo basohotse amahoteli meza, ngo bagiye ku mazi. Nyine biriya bintu rwose akenshi ntacyo bidufasha, ntacyo bifasha urubyiruko muri sosiyete. Wenda ari kwinjoyinga mu buzima bwiwe n'ubukire bwiwe, ariko hari abari gutera iki, hari abari gutera igikomere. Rero biriya bintu mba mbona nkaho nyine ni ukwirata no kwishora, ni ukwirata ku bandi badafite ayo mahirwe, batabonye ayo mahirwe yo kuba muri ubwo buzima abo bo bari kubamo. Rero akenshi nabyo biri mu bintu bituma abenshi bashobora no kwigumura ku babyeyi babo. Ugasanga umwana aragiye ari kureba wenda muri telefone, ugasanga abonye ikintu, wenda abonye nk'iyo pizza, arayiririye kandi mama we nta bushobozi afite bwo kuyimugurira. Ugasanga nyine akana nyine kararize kandi bitari ngombwa. Ariko nyine akenshi nanone ndikumva ko ikintu cyafasha wenda kuba ababyeyi barinda ibyo bintu byose, akenshi no kurinda abana babo kujya ku mbuga nkoranyambaga.
akenshi nibabikora bizatuma wenda mu rugo hari ukuntu bihindukamo, ku buryo nyine niba umwana bamubwira ati iki ntagihari atakiririra, ku buryo buriya akenshi nimba iyo hari n'ikintu ushaka kwirinda ku mbuga nkoranyambaga nyine wenda kuzirebaho, wenda hari n'ukora wenda kontenti ugasanga benshi baramututse cyangwa yikore nk'akantu runaka wenda kari bumushimishe, yikore nk'uko ndi kwikora nk'ikiganiro wenda mvuga ku buzima busanzwe, ugasanga nabyo abantu baragututse, bamwe baragushimiye bagize gute, nyine ukumva ibintu by'imbuga nkoranyambaga rwose ni ukuvuga ngo ibintu nyine wenda ni byiza ku ruhande rumwe no ku rundi ariko ni bibi. Biriya nanone icyiza cyabyo bituma nyine umuntu afunguka mu mutwe. Burangiye kamubwire iyo nagize nk'iyo mfite agahinda njya ku mbuga nkoranyambaga nkajya kwirebera indirimbo, nkajya kureba utuntu dushekeje, nyine njya guhugira muri ibyo ngibyo, nkajya kureba filimi, nyine ibyo ngibyo biraza gutuma numva ameze neza nyine. Kandi mbere yuko njya kubyumva nari mbabaye, ariko ninjyaho kuri ibyo nkajya kubireba nabyo bizanshimisha. Sinjye njyenyine, hari n'abandi bifasha. Niba wenda nk'umuntu avuga ati wenda mfite telefone, mfite data, ariko wenda ntabwo meze neza, mfite irungu muri njyewe, najya kuri TikTok kuri live azahura n'abantu baganire birangire bya bibazo bigeze gute bigiye, yongere agarure ubuzima. Rero imbuga nkoranyambaga hari ibyiza nyine, ifite ibyiza n'ibibi. Nahisemoho Karame, ubona ari uruhe ruhari mu kijyanye n'ibyo ngibyo byo kuba wenda urubyiruko rwarihebye, bamwe batagishaka kubaho, bumva kubaho nta n'ibintu birenze, sibyo? Ubona ari uruhe ruhari inshuti bagenzi babo bagiramo, cyane cyane hari ubwo wenda ashobora kuba ashaka guhinduka ariko bagenzi babo bakamubwira ati shango byihore ntabyo uzi, ngo ibi bintu ujyemo ntuzabishobora. Ubona wenda ari nk'uruhe ruhari inshuti zigira mu buzima bwabo kugira wenda babe baguma hasi cyangwa bagomeza kugira imitekerereze? Akenshi hari abantu bagira ishyari. Hari umuntu utaba yifuza ko mugenzi we yatera imbere, hari umuntu utaba yifuriza mugenzi we icyiza. Akenshi baravuga ngo nyine sujya wumva ya ndirimbo ya Yamani yavuze ngo utinya umuntu ukwereka inzira wayinyuramo bikamubabaza. Buriya rimba kweretse ati kora iki ngiki, wagikora ugasanga biramubabaje kandi niwe yakizanye. Rero buriya inshuti nazo hari igihe nyine duhura n'inshuti zitari z'abana beza, aho kukubwira ikintu kiri buguteza imbere akakubwira ikintu kiri bugusubize hasi. Nimba ufite udufaranga ukamubwira ati se wangiriye inama nakoresha mu wenda mutu dufaranga, akabwira ati ibyo byihorere, vayo tujye kunywa, vayo tujye kugura itabi, tujye kugura inzoga, tujye kugura ibyana n'ibiki byose. Icyo gihe nta terambere ari kumugeza, ahubwo kumugeza ku iterambere ari kumusubiza hasi. Ikindi nanone navuga kuri iki kibazo warumbajije, urabona nyine muri ubwo kugira ngo nyine umuntu akenshi bamwe bari mu bwigunge, hari igihe biba ku bantu nyine bakunda kwishongora abirazi, ugasanga wenda ngiye wenda kuri runaka mbwa ati wenda iwanyu muri abakire, ese ntabwo twaba inshuti, ugasanga arambwira ati reka ntabwo njya mba n'abakire, ntabwo njya mba inshuti n'abakire, ntabwo njya mba inshuti n'abakene, ugasanga nyine akwiriyeho. Cyangwa nimba hari akantu runaka nyine hari ubumenyi runaka cyangwa hari akantu afite yigejejeho, wenda mbere twari inshuti ariko hari akabonye agezeho, atangire kugira gute, atangiye kubona ko tutakiri ku rwego rumwe, atangiye kubona ko agomba guhindura inshuti, atangiye kubona ko nyine wenda ngewe ntacyo nyivuze, ntabwo tukireshya, avuga genda urebe nyine abo mureshya njye naho tugihuriye. Nawe agasanga nyine agiye guhura n'abandi bagize bute nyine basa nk'abanganya ubushobozi, kandi icyo gihe nimbange wenda njye nawe turi inshuti, ndagufashije, wenda tubaye inshuti, nakubaye hafi muri wenda mu iterambere ryawe, hari icyo ugeze warangiza ukagira gute, ugatangira kunsunikira hasi, ukabona nyine ko utanyeneye, ukavuga genda se ngushaka. Akenshi nk'abasore n'abakobwa nyine ku bintu bijyanye n'inkundo, hari igihe umwana w'umukobwa ahura n'umuhungu, uri kumva bagahura nyine nta kintu na kimwe bariho, nyine ari ba bantu nyine bakubiswe, nta kintu na kimwe nyine bafite, bari guteretana, aho bati rero reka dukundane, ariko bakajya inama y'ikintu bakora.
umukobwa akajya akora yohereza udufaranga nyamuhungu wenda bagakora akamubwira ati tuzabana. Icyo gihe umuhungu namara kubona yujuje inzu nziza, namara kubona nyine wenda hari aka business akoze akabona kari kwegera hejuru, ugasanga wa mukobwa agize uto wa mukobwa aramwanze, kandi niwe wamufashije kugera kuri ibyo bintu byose. Uri kumva umukobwa hari azagira guta, azagira igikomere, azahura n'ibikomere, azagira trauma, bigere nkaho wenda yanakiyambura ubuzima, kandi byose bigize uruhare byadwatewe nyine n'uwo muhungu. Okay, none se muho ni gute mu magambo make cyane ni gute umuntu yamenya inshuti nziza? Inshuti nziza uyibona iri mu bibazo. Okay. Buriya inshuti utazabona uri mu kibazo ukazayibona uri mu bintu byiza, buriya rwose ntuzigere uvuga ko ufite inshuti. Nta nshuti uba mfite. Inshuti ni gukura ku nzira, inshuti ni gufasha mu bibazo byawe, inshuti ni kuba hafi, inshuti ni imenya ni uko umeze neza, inshuti ni ya yindi guha ibitekerezo bizima, inshuti ni ya yindi kubwira inama zaguteza imbere, inshuti ni ya yindi mwicara mukajya inama, kandi mukajya inama y'ikintu kizabagira akamaro ejo hazaza. Okay, mo dusoza ni nk'ubuhe butumwa wagenera urubyiruko rugukurikiye muri aka kanya ruri kumva ibiganiro bya n'ibitekerezo byawe? Njyewe inama nagira urubyiruko runkurikiye, nyine nibareke kuba inshuti n'abantu batabafitiye akamaro, nibareke kuba inshuti n'umuntu utazamuha basi n'igitekerezo cyo kumubwira ati, niba wenda umuntu ari inshuti n'umuntu akaba atamubwira ati arakora, reka tuvuge akorera wenda senkani, akaba atamugira inama kuvuga ati urakora ntabwo uragera igihe cyo kuba washaka umwana cyangwa umugore, ayo mafaranga uri gukorera ya sevinge cyangwa ohereza iwanyu, cyangwa genda uguremo agakoko, genda uguremo agahene, ejo kazikuba ya mafaranga. Ariko nimba nyine umuntu ubona, niba uri kumwe n'umuntu ukabona nta terambere ari kukugezaho, ukabona nta bitekerezo bizima byakubaka ariko kugezaho, uwo muntu rwose muhagarike, umureke. Nunabura n'umuntu uzakugira, nubura n'umuntu no mu nshuti wenda nubura n'inshuti yagufasha kuba yakubwira ibitekerezo biguteza imbere, korera amafaranga yawe ugenda ugeshe mama wawe inama. Buri inshuti ya mbere nziza ku isi ni mama, ni umubyeyi ukubyara. Buri mubyeyi ukubyara numuramuka ugiye ukamubwira ati aya mafaranga nakoreye mama ni nyine ngira inama y'icyo nayakoramo, azakureberamo ikintu cyiza kandi kizaguteza imbere ejo hazaza. Kandi mama, umubyeyi niwe yifuza ko igihe cyose niwe uhora asenga kugira ngo umwana wiwe nyine azamurenge, nyine azatera imbere, azeho ubuzima burenze ubwo yabayeho. Niwe mubyeyi wenyine ubikora mama, kandi ndakeka ko muri ino si nta wundi muntu yakifuza ko mugenzi we yatera imbere kugira ngo ute kumurenga uretse umubyeyi wakubyaye. Ndumva ubutumwa ari bwiza cyane. So rero bakunze b'uyu muyoboro wacu turabashimiye, reka tubashimire cyane uburyo mwagomeje gukurikira ibiganiro byacu, kandi ikindi ni wowe ugomba kwiha agaciro, nta muntu ugomba kuguha agaciro, ni wowe ugomba kwihitiramo ubuzima ubamo. Ntabwo ugomba kugendera ku bandi cyane, ntabwo ugomba kwiheba, ntugomba gucika intege bitewe n'ibintu runaka, kuko ubuzima nta formule bugira, rimwe na rimwe burahinduka. So rero mwakoze, tubibutsa gukanda subscribe, comment, like, share, ewana mukomeze kunogerwa mani batwereka urukundo. Twebwe natwe turi kubereka nyine ibintu tuba turi kubabwira ni ibintu byabagirira akamaro. Basi mujye mutwereka urukundo kugira ngo munadutere imbaraga zo kugira ngo ejo tuzabashe gukora. Turabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao.